Dutangira inkuru yacu hari mu masaha y'ijoro, bwari bwije cyane ku buryo byari bimaze kuba nko mu masaha 7 z'ijoro. Umusore witwa Sami n'inshuti ye magara Jackson bari batinze gutaha kuri uwo munsi, bari bibereye mu kabari kandi barimo kwirebera match. Ntago bagombaga gutaha, umupira bari barimo kureba utarangiye rwose, ntago byari kubakundira. Bigitangira match yari iryoshye ku mpande zombi, byari bishyushye, abafana barimo gufana ku buryo buteye ubwoba, ko wabonaga ikipe zose zihanganye rwose ku buryo bugaragara, bibaza ngo ninde utsinda ninde utsindwa. Gusa bisa nkaho byenda kurangira, nanone ikipe Sami yafanaga yari iri imbere cyane, bigaragara nkaho ari iri buze gutsinda. Sami yari afite ibyishimo bidasanzwe, yari yishimye ku rwego rwo hejuru ku buryo buteye ubwoba. Gusa ariko byaje kurangira nabi, binatunguranye cyane, kuko ku ruhande rwa Sami ikipe yafanaga yatsinzwe, nuko kubyakira biranga, gukomeza kuguma aho ngaho biramunanira, ahita anahaguruka ngo yigendere. Ku ruhande rwa Jackson ariko byari ibyishimo bidasanzwe rwose, ntago babyumvaga ukuntu babashije gutsinda ku munota wa nyuma. Byari bitunguranye cyane, byari ibyishimo bibatunguye, bagombaga guserebura. Rero yari akibereye hamwe n'abandi bagenzi be b'abafana bari bahuriye aho ngaho, bagasanga bafana ikipe imwe. Kwihuza ngo babe inshuti ntago byabagoye, bari bishimye barimo guserebura ku buryo Jackson yumvaga atifuza no kuva aho ngaho ngo agende. Sami we rero yabonye atari bukomeze kumurindira, nuko arigendera, agenda yerekeza ku modoka aho bari baparitse. Hari harimo akagendo kandi, kuko bari babanje kujya mu kabari kamwe bakabona ntago hashyushye, nuko barimuka bajya ahandi babona ntihashyushye, kugeza aho baje kuvumbura ka kabari kandi bari barimo, bakabona niho hashyushye cyane hagendanye n'ibyifuzo byabo, nuko bahitamo kurebera umupira aho ngaho. Birumvikana rero ko byagombaga kumufata iminota mikeya kugira ngo agende yerekeza aho bari baparitse imodoka yabo. Arimo agenda ariko yibukaga habaye amakosa hose, n'uburyo abakinnyi bagombaga kuba babikoze kugira ngo bataza gutsindwa, nuko atangira kugenda bureminga abakinnyi bamwe na bamwe, ati ntago byumvikana rwose, badukiniye nabi ku munota wa nyuma, intsinzi yari iyacu rwose. Agahinda kakomeje kumwica, agenda atekereza byinshi kuri uwo mupira bari bamaze kureba, nuko asa n'ugaruye ubwenge, abona ageze impande y'abakobwa bari bambaye utwenda tugufi neza neza, wagira ngo basa nkaho batambaye, abandi bambaye za mugonga uti na za mukunda uti. Nuko Sami abarebye ubwoba buramwica. Abo bakobwa nabo bakimukubita amaso, batangiye kuza bamusanga, bamwikaraga imbere, maze bamugeze imbere batangira kumwereka imiterere yabo y'umubiri, batangira no kumwereka ibice byabo by'umubiri byabasha kumukurura. Sami yaratangaye, nuko atangira kwibaza ati aba bakobwa ubu se ngewe baketse ko nje kugura indaya? Sami byasaga nkaho bimutunguye, kuko mu buzima bwe nta na rimwe yari yarigeze agura indaya. Yatangiye kwibaza ati ko numva bavuga ko mwene aba bakobwa bigurisha nta mikino bagira, ese ubu ngubu ndabacika nte koko? Ese ubu ndabava mu nzarane nta n'umwe ntoranyijemo, ntibari buze kuntera amacupa, ko numva ngo bagendana n'inzembe nta mikino bagira? Sami ubwoba bwaramwishe, atangira gutekereza ukuntu ari bwikura aho hantu, nuko bikomeza kumucanga, kuko aba bakobwa bakomezaga kumwikaraga imbere, bamubujije no kwitambukira. Hari undi mukobwa umwe wari wihagarariye ku ruhande, bisa naho yabonye bagenzi be bose birundiye ku musore umwe, akabona atabivamo, maze agasigara yitegerereje undi mukiriya, kuko yatekerezaga ko ashobora kuza undi mukiriya, nuko akamusanga ari wenyine, maze agahita amwegukana bitamugoye. Sami yahise abona uwo mukobwa, maze kugira ngo abo bakobwa bandi bose bamuve impande, nuko ahita ababwira ati nimumpamagare uriya mukobwa uri wenyine, niwe nashimye. Batangira kumubwira bati se uriya mukobwa buriya araturisha iki koko rwose, humura natwe turagufata neza. Nuko bakomeza kumubwira n'andi magambo menshi, bamubwira nyine ko nabo yabashima ko nta kibazo. Sami ariko yarabihoreye,
ati ndashaka uriya mukobwa niwe nikundiye. Bahise bagenda bababaye, nuko babwira umukobwa wundi witwaga Amanda ngo naze niwe umukiriya yahisemo. Amanda yarishimye cyane, yishimira ukuntu ari we batoranyije muri abo bakobwa bose kandi atigeze aza no kwiyerekana nkabo ngo anakompete hamwe nabo. Nuko araza n'ibyishimo byinshi, nuko ageze imbere ya Sami atangira kwikaraga no kwiyerekana nk'uko bagenzi be bari barimo kubikora ndetse nk'uko babikoreraga n'abandi bakiriya, maze Sami akomeza kumwitegereza ibyo bintu byose arimo kumwikorera mu maso. Nuko wa mukobwa nawe ageze aho yubura amaso arebana na Sami, ariko bagikubitana amaso umukobwa arikanga, ariko nanone ahita yihagararaho. Sami ahita amubwira ati Natali ni wowe? Nuko umukobwa mu kwihagararaho kwinshi cyane ahita yegera inyuma, nuko atangira kumubwira ati Natali wa hehe? Njyewe nitwa Amanda. Natali urimo kubikura hehe? Ese bagenzi banjye bakubwiye ko nitwa Natali? Nuko Sami ati Natali utekereza ko nakuyoberwa? Natali waje muri uyu mwuga ryari koko? Natali yumvishe Sami akomeje kuvuga gutyo yahise asubira inyuma ndetse agenda anirukanka cyane, ati ariko noneho iby'uyu munsi koko, noneho dutangiye no kujya tubona n'abakiriya bavangiwe, dutangiye no kujya tubona abakiriya barwaye mu mutwe koko, ntabwo ibi rwose byumvikana. Sami yahise amukurikira ati Natali wampaye amahirwe tukavugana koko. Umukobwa nawe akomeza agenda yirukanka arinda arenga, ati sindi Natali rwose, sinzi ahantu urimo kubikura, ubanza wasaze, nitwa Amanda. Bagenzi be bahise bamukurikira bati ese bigenze bite? Uriya mukiriya kuki umwitesheje? Kari umusore mwiza kandi bisa naho afite n'amafaranga, munaniranywe gute? Yahise ababwira ati ariko se njyewe naho naba nkeneye amafaranga kajana nakemera umukiriya ufite ikibazo cyo mu mutwe koko? Arimo aranyita Natali, ndimo ndakomeza kumubwira ko nitwa Amanda ntiyumve, kandi njyewe mwese murabizi nitwa Amanda. Uriya muntu ntago ari muzima, ntago yuzuye, urumva njyewe najya kuryamana n'umusazi? Bagenzi be baramubwiye bati sha rero niba ari icyo ngicyo cy'izina gusa muri gupfa, rwose wikitesha amafaranga, kubera ko twese urabizi n'ubundi amazina dukoresha ntago ari ayacu ya nyayo, kandi ubwo nawe wabona Amanda ari byo wiyise, nk'uko natwe twiyita andi mazina atandukanye. Niba utamukeneye reka twebwe twigendere turebe ko twagerageza amahirwe, wabona ari buze kutwemera. Amanda yahise ababwira ati ndababujije rwose bagenzi banjye, uriya muntu afite ikibazo cyo mu mutwe, nimumwegera ni akazi kanyu, ngenda nigendeye nditahiye, nta nubwo ndi bukomeze gutegera hano. Nuko baramubwira bati taha ni akazi kawe, twebwe reka tumwisangire, nitugira amahirwe aratwemera. Sami wari wahagaze aho ngaho asa nk'ubitaruye kuko yari atewe ubwoba n'abo bakobwa, bahise bagenda bamusanga, nuko ahita ababwira ati mwambabariye mukampa nimero ya telefone y'uriya mukobwa. Nuko nabo banga kuyimuha bati ariko uriya mukobwa uramwihambiraho kubera iki? Twebwe se ntago turi abantu? Ubundi se n'icyo afite tudafite? Ese waretse natwe tukaguha iyo serivisi ko turi buze kugufata neza ukishima? Bakomeje kumubwira byinshi, nuko Sami arababwira ati ndabinginze, njyewe nta kindi nkeneye usibye nimero ya telefone y'uriya mukobwa, ndabinginze nimumpe nimero ye. Banze kuyimuha bahita bakata ngo bigendere, bati n'ubundi wowe nta mukiriya ukurimo. Nuko ariko bageze imbere umwe aragaruka ati njye nambaye ndayiguha, ariko nawe hari ikintu kimwe nibigusabe. Sami ati ni iki se uri bunsabe kugira ngo uyimpe? Uwo mukobwa ati ndayiguha ari uko ubanje kunyishyura. Nuko Sami ati nta kibazo ndakwishyura rwose. Nuko arayimuhereza, Sami nawe amuhereza amafaranga, nuko ahita amubwira ati ariko ndakwinginze ntamenye ko wampaye nimero ye, atazabona nimero imuhamagara adasanganywe nuko akanga kunyitaba. Uwo mukobwa atugura n'andi mafaranga. Sami ati y'iki se kandi? Uwo mukobwa ati yo kukubikira ibanga nyine simbimubwire. Sami arumirwa ati ariko mbega ukuntu mukunda amafaranga. Uwo mukobwa ati tutayakunda se?
ubu si imbeho iba irimo kutwica muri iri joro idukubitira kuri iyi mihanda twambaye utu twenda tumeze uko ari uko dusetse, ubu se nta mashuka n'amakuvureri meza na za matera tubitse mu ngo zacu. Sami yabonye umukobwa bimubwiye yanarakaye cyane, nuko ahita amubwira ati ariko se wibirakariramo reka nkwishyure. Nuko amuhereza andi mafaranga, akimara kuyamuhereza Jackson nawe barahageze. Uwo mukobwa nawe ahita agenda, ariko nubwo uwo mukobwa yari amaze kugenda, Jackson yari amaze kubona ko hari amafaranga Sami amaze kumuhereza, maze atangira kumuserereza ati usigaye ugura abakobwa mani ko ntunguye. Sami yanze kugira icyo abivugaho, ahubwo ahita amubaza ati ariko se ko watinze kuza, uzi ko ubusanze nagusize? Jackson ati nyine nawe urabizi twaba tukirimo guserebura rwose kuva hariya hantu ntago byari binyoroheye, none se ariko kutansubije Sami, usigaye ugura abakobwa bicuruza ku muhanda koko? Sami ati si uko bimeze rwose, gusa nyine bari abakobwa banagufata ku ngufu urebye nabi, uzi ko mu kanya bankozeho uruziga neza neza nkabura naho nyura, gusa nyine nawe uranzi neza ko niyo naba nkeneye umukobwa ntaza kumushakira muri bariya. Nuko Jackson ati none se uriya ko nabonaga uri kumwishyura amafaranga? Sami kugira ngo Jackson atongera kumubaza ibibazo byinshi, ahita amubwira ko uriya mukobwa impamvu asanze ari kumwishyura kari uko yari yanze kumuva imbere, ko yamuhaye kugira ngo agende. Jackson nawe ntiyabigira intambara, nuko arabyemera. Bahise bagenda, nuko bajya mu modoka ngo bagende, ariko n'ubundi bagenda baganira. Nuko Jackson aramubwira ati ariko Sami, nta n'impamvu rwose dufite zo kuba twakinira abakobwa, kuko ku myaka dufite ubundi twakabaye dufite abagore. Jackson ahita anamubwira ko we n'umukunzi we noneho bagiye kubishyira ku mugaragaro, ko bagiye gutangira kwitegura gahunda z'ubukwe bwabo, ko nk'inshuti ye magara agomba kuzamuba hafi. Sami ahita amubwira ko abishimiye cyane rwose, ko ashimishijwe n'intambwe nshya bagiye gutera, ati nzababa hafi uko bishoboka kose rwose, nzaba mpari aho uzankenera hose, nzaba mpari rwose, nzagufasha. Nuko Jackson ahita amubwira ati none se wowe bimeze bite, na n'ubu nta wundi mukobwa urabasha gukunda? Sami ahita amubwira ko ibyo gukunda atakibitekereza ukundi, ko atakizerera mu rukundo, ko kuva aho atandukaniye n'umukunzi we Aimé akamutunguza invitation y'ubukwe bwe hamwe n'undi musore, amubwira ko ibyabo birangiye kandi haraburaga iminsi 3 gusa kugira ngo nabo basohore invitation z'ubukwe bwabo. Nuko ibyo byose Aimé akaba yarabikoze nta kintu na kimwe yigeze amubwira wazi ko bagikundana, ko rwose ibintu by'inkundo yabizinutswe atakinabitekereza ukundi. Nuko Jackson akomeza kumwihanganisha, amusaba gukomeza kwihangana, kandi ko ibyiza ko ari uko yatera intambwe ibyo ngibyo akabirenga, akongera agakundana, ko ashobora kuzabona undi umukunda cyane akamwibagiza uwo mukobwa witwaga Aimé. Bari bamaze n'igihe kinini cyane bakundana, kuko bari bamaze imyaka irenga 8 bari mu rukundo, kandi ni ibintu byari biri ku mugaragaro abantu bose banabizi ko bakundana. Sami rero byari byaramubabaje cyane, byaranamuhungabanyije, ku buryo kongera gukundana yumvaga atakibitekereza ukundi. Icyo gihe n'ubundi ahita abwira Jackson ko ibintu byo kongera gukundana biri kure cyane nk'ukwezi, ko atakibitekereza habe namba. Baje gutandukana, ariko batandukanye Sami akimara kugera iwe akomeza gutekereza kuri Natalie. Yibukaga ukuntu bagenzi be yumvaga bamuhamagara Amanda, nuko akibaza ati Amanda, ese koko naba nibeshye nkareba nabi Natalie nkaba namwitiranyije n'undi muntu utari we? Ese buriya koko uriya mukobwa namwise Natalie atari ko yitwa Amanda? Natalie rwose ndamuzi neza, uriya ni Natalie ntago ari Amanda, ntago bishoboka rwose. Natalie nzi witondaga, ari icyitegererezo ku bandi bakobwa benshi, tumufata nk'umukobwa w'intangarugero. Ni gute koko yaje gukora umwuga wo kwicuruza nk'uriya? Nuko akomeza gutekereza ati ko amakuru yemeruka kumva abantu bambwiraga ko ari umuganga,
biriya yabigiyemo gute koko? Gute koko Nathalie, umukobwa mwiza nari nzi kuva kera, yabashije kuba uwo namusanze ari we koko? Ntabwo byumvikana rwose. Sami yatangiye kureba ya nimero ya telefone bari bamuhaye, nuko atangira gutekereza kumuhamagara ngo baganire, ariko abona atamuhamagara muri iryo joro. Mu cyumweru cyakurikiyeho Sami yari bize cyane, afite akazi kenshi ku buryo yabonaga atabona n'akanya ko guhamagara Nathalie ngo bahure baganire. Icyumweru cyose cyarinze kirangira atabashije kumuhamagara. Kikimara kurangira ariko noneho Sami yabonaga afite umwanya uhagije, akabona ashobora guhamagara Nathalie kugira ngo amuhe gahunda baze guhura baganire nabimwemerera. Yaricaye atangira gukompoza ya nimero bari bamuhaye, ariko ayihamagaye ku nshuro ya mbere yumva nticamo. Yabikoze inshuro ya kabiri, inshuro ya gatatu, nuko bikomeza kwanga. Umunsi wose warinze urangira amuhamagara ariko ntibikunde. Ku munsi wakurikiye arakomeza arabigerageza, ariko icyumweru cyose kirinda kirangira yumva iyo nimero bamuhaye idacamo. Yarababaye, yibaza ikindi kintu agiye gukora kugira ngo abone nimero ya telefone ya Nathalie. Nuko ariko abona igisubizo nta kindi usibye gusubira hahandi yari yabonye ba bakobwa bategera kugira ngo byibuze arebe ko yakongera kumubona. Nuko aratekereza ati niyo ntamubona nazisaba bagenzi be, cyangwa se nagira amahirwe nkabona wa wundi bari bampaye iyi, nuko nkamubwira uko byangendekeye wenda yamfasha. Yahise ahamagara Jackson, nuko amusaba gusubira kureba match kuri ka kabari, kuko n'ubundi mu cyumweru cyakurikiragaho hagombaga kuba undi mupira. N'ubundi kandi byari mu masaha y'ijoro nka ya yandi, yumvaga rwose bizamworohera kuko yari yabonye amasaha abo bakobwa bategeramo. Jackson akimara kumva icyifuzo cy'inshuti ye Sami yarabyanze, atari ko se ko nzi ko ubundi utakundaga ibintu byo kujya kureba umupira, ni ukubera iki noneho ubinyisabiye? Rwose ntabwo nakwemerera, ntabwo nzasubira kureba umupira. Sami yamubwiye ko rwose none hasigaye akunda umupira cyane ku buryo yumva iryo joro atanawubonye byamugwa nabi. Ati ndakwinginze ngwino uze tujyane. Jackson yamubwiye ko atazasubira kureba umupira, karimo kwimenyereza kubireka burundu kugira ngo atazashwana n'umugore we agiye kuzashaka mu minsi iri imbere. Nuko amubwira ko bamaze iminsi bashwana we na fiancé we, bapfa ko yagiye kureba umupira mu masaha akuze y'ijoro. Nuko amubwira ko adashaka ko bakongera gushwana no kuri uwo munsi. Sami yaramwinginze ati ngwino tujyane, yewe nushake yaba ariyo nshuro yanyu mugiyeyo, kuko iyi manche ntabwo igomba kunshika. Urabizi nawe nagiye nza tukajyana inshuro nyinshi, nyemerera rwose nawe kuri iyi nshuro uze tujyane. Jackson yarabyemeye ati reka nze tujyane, kuko ibi bintu byo gukunda imipira gutyo ubundi ni njyewe wabigushyizemo, ariko rero noneho kuri iyi nshuro fiancé wanjye aramerera nabi rwose, aranyica. Sinzi ikintu ndi buze kumubwira, nari naramusezeranyije ko ntazabyongera ukundi. Rero rwose naza kumerera nabi uze kunsabira imbabazi ubimwumvishe, dore ni wowe ubinjyanyemo. Sami yarishimye ati ngwino rwose tujyane, urakoze, kandi ntabwo ari bukurakarire, nubishaka unamuhamagara umubwire, umubwire ko ari njyewe utumye tugenda, ntabwo ari bugufate nabi, ndabimwumvisha. Baragiye ariko nyine bagenda bavuga ko bikwiye ko ibyo bintu byo kureba imipira mu masaha akuze y'ijoro gutyo bagomba kubicikaho, ko rwose iyo ari inshuro ya nyuma ko batazongera kujya kuri ako kabari kureba umupira, kuko hari n'igihe bagendaga bakarinda bageza mu gitondo. Baragiye nuko batangira kureba umupira. Jackson akareba umupira yishimye cyane nk'ibisanzwe, ariko Sami we wapi rwose, umutima wari wibereye ahandi. Jackson yamubaza impamvu nta morale afite kandi aribo wamuzanye, nuko akamubwira ati nuko mbona n'ubundi biri buze kurangira dutsinzwe. Sami mu by'ukuri yitwaga ngo yaje kureba umupira, ariko si cyo cyari cyamuzanye,
ahubwo yakomezaga areba ku isaha ngo arebe ko amasaha nk'ayo yagiriye kurebera aho yaba abakobwa yagera kugira ngo agende arebe ko nibura yaza kubona Natali nanone. Bageze aho nuko Sami abwira Jackson ko agiye hanze gatoya kari buze guhita agaruka, nuko Jackson nawe arabyemera ati nta kibazo. Nuko Sami arigendera ajya ku iseta y'aba bakobwa aho bategeraga. Akihagera baje bamusanganira nk'uko byari byabaye ku nshuro ya mbere, maze kuko Natali yari yamubwiye ko yitwa Amanda, b'abakobwa bose ababwira ko ashaka Amanda. Bahise bamubwira ko Amanda ntawe ukiza gutegera aho ngaho ko yahinduye iseta. Nuko ababajije aho yimukiye asigaye ategera banga kuhamubwira, bati ariko rwose buriya natwe nta kibazo, wikirwa ukurikirana uwo nguwo ngo ushake kumenya aho yagiye, erega natwe twagufata neza, natwe amafaranga uba ushaka gutanga tuba tuyakeneye. Sami yarabihoreye nuko agize Imana ahita abona wa mukobwa wamuhaye nimero ubushize, atangira kumubwira ati kuki wambeshye ukampa nimero itari yo koko. Uwo mukobwa ahita acisha makeya kuko yaramubonye agahita anamwibuka, nuko amusaba imbabazi ati umbabarire, buriya kiriya gihe nishakiraga amafaranga cyane, rero nimero za Amanda ntazo nari mfite, narakubeshye nkwibwirira nimero za telefone yanjye nari mfite nakoreshaga kera cyane ntagikoresha, rero rwose narakubeshye umbabarire, narahemutse ndabizi, nuko nakubuze nanjye ngo ngusabe imbabazi. Sami yahise amubwira ati ese iyo umbwiza ukuri koko wari kubiki? Umukobwa akomeza amubwira ati iyo nkubwiza ukuri rega nta mafaranga nari kubona kandi nari nyakeneye cyane. Sami arababara cyane, ariko uwo mukobwa ahita amubwira ati erega wikomeza kubabara, nanjye ibyo nakoze byarambabaje cyane, niyo mpamvu nakomeje gushaka nimero ya Amanda kugeza igihe nyiboneye. Buriya Amanda yarakiri mushyashya kuri ino senta, nta n'umuntu wari uzi nimero ya telefone, ariko nagerageje uko nshoboye kose nuko nyimukuraho arayimpa, ariko nanone nta hantu nari bugukure kugira ngo mbashe kuyiguha. Sami yahise yishima ati rero naje ngaho noneho yimpe. Nuko umukobwa ahita noneho ayimuhereza. Sami aramubwira ati ubu se noneho ndemezwa n'iki ko ariyo? Nuko uwo mukobwa ati uretse nze nkwereke ko iyi nimero nguhaye noneho ariyo. Yahise ayifata nuko abanza kuyihamagara, nuko Amanda aramwitaba. Umukobwa atangira kumubaza amakuru ye n'ahantu yaba yarimukiye. Amanda byose nuko arabimubwira, nuko ariko uwo mukobwa ahita amubwira ati sawa ntacyo nzongera ngo uhamagare indi nshuro, nuko nari maze iminsi ntakubona kuri iyi seta yacu, nkaba nifuzaga kumenya amakuru yawe. Nuko Amanda nawe aramushimira ati urakoze cyane kunzirikana ukampamagara. Nuko umukobwa n'ubundi utarashakaga ko baganira byinshi, kari uko gusa yari akeneye ko yumva ko iyo nimero iri ku murongo, nuko ahita amukupa, nuko maze ahereza Sami. Sami nawe aramushimira cyane, none hagenda abizi neza ko nimero bamuhaye ari iya nyayo atari ukumubeshya. Sami mu byishimo byinshi yahise yisevinga, nuko arahindukira ngo ajye kureba Jackson aho yari yamusize, ariko agihindukira ahita akubitana n'amaso na Jackson, nawe yari aje kumureba. Bamaze gukubitana amaso, Jackson yahise atangira kumubwira ati ariko se Sami, bite byawe ko wahindutse cyane, usigaye wibeshya koko? Buriya iyo umbwiza ukuri ukambwira ko wari uje kwirebera abakobwa utari uje kureba match, wari kuba iki koko? Jackson akomeza amubwira ati rwose wampemukiye cyane, nk'ubu utumye nshwana na fiancé wanjye kubera wambeshye, urumva ibyo bintu byaba ari byiza? Sami yahise amusaba imbabazi ati mbabarira nshuti yanjye, rwose nuko ntakubwije ukuri, ariko nyine nawe binzanye nawe byakubaho. Jackson yahise amubwira ati ariko se mu by'ukuri umukobwa wari uje kureba uramukunda? Ese uzi ukuntu wari umeze twicaye hariya witwa ngo urimo kureba match, uzi ko wari uhari umeze nk'udahari? Nakubwiraga ikintu nkabona ntucyumva, nkabona ntituri kumwe neza neza, nabonaga wabuze amahoro, njyewe narakurebaga nkakuyoberwa. Rwose Sami, umukobwa waje kureba ubanza umukunda cyane, none se umukunda bingana iki ko mbona byari byaguhangayikishije cyane?
Sami yahise amubwira ko ibyo ari gutekereza atari byo, ko umukobwa yari yaje kureba ko atamukunda, ko ari uko yifuzaga kumubona cyangwa se ngo abone nimero ya telefone bazabashe kuvugana. Nuko amusobanurira byose, amusobanurira ko ari umukobwa azi kuva kera ariko ko batakundanaga, ko ari uko yababajwe no kubona umwuga asigaye akora, ko yifuzaga kuganira nawe ngo amenye icyamubayeho. Nuko Jackson yanga kubyemera, ati njyewe simbyemeye, uyu mukobwa uramukunda cyane niba utanabizi, ntago ari umuntu udakunda byaguhangayikisha nk'ukuntu mbona byaguhangayikishije. Sam ariko we yanga kubyemera, akomeza kumubwira ati sinzi uko wabyita, ubyita uko ushaka, ariko menya ko nyine tudakundana cyangwa se ngo utekereze ko njyewe mukunda. Baratashye, nuko Sami noneho ageze mu rugo aravuga ati Natali ngomba kumuhamagara uko byagenda kose, ariko arebye ku isaha n'ubundi abona bwenda gucya, abona saa 9 zirageze. Nuko aravuga ati ntago namuhamagara, ariko ejo ntago buzira ntamuhamagaye. Bukimara gucya mu gitondo, Sami yahise amuhamagara, ariko nyine ntiyamwibwira kuko yari azi neza akazi akora. Yamuhamagaye nk'aho ari umukiriya kugira ngo atamumenya, nuko akamenya uwo ari we akanga kuza. Akimuhamagara icyo gihe baravuganye, nuko bahana gahunda, bumvikana n'amafaranga. Amasaha ageze bari bahanye, Natali yaraje, nuko Sami nawe amubwira aho amusanga. Natali akinjira aho hantu bari buhurire, hari ahantu hari chambre, ariko Sami yari afite urufunguzo rwaho. Natali akinjira, Sami yahise afungura nk'uko yari yabipanze, nuko ahita amwikinga imbere y'umuryango kugira ngo Natali yinjire atamubonye. Akimara kwinjira, Sami nawe yahise akubitaho urugi, nuko afunga umuryango. Natali akimara kumukubita amaso akabona ari Sami, yatangiye gusakuza ati Sami ntumbwire ko ari wowe rwose twavuganaga, ntumbwire ko ari wowe twahanye gahunda. Sami ati Natali ni njyewe rwose waguhamagaye, kandi ndakwinginze tuza wicare tuganire. Batangiye gushwana, Natali ati kingura nigendere, rwose iyo menya ko ari wowe ntago nari kwinjira hano hantu, kingura nigendere, ntago mfite umwanya wo guta ngo turimo turaganira. Sami yahise arambika amafaranga aho ngaho ku meza, ati ndabizi igihe cyawe ukibara mu mafaranga, rero humura, umwanya wawe wose uri bumare hano ndakwishyura, ntago uri buze kugupfira ubusa. Natali yatangiye kubabara ati Sami ubundi uranshakaho iki? Inshuro ya mbere umbona narihishe mpindura n'iseta, nuko ndigendera kugira ngo nguhungu utazongera kumbona, none ndebera ibyo utangiye. Nyuma y'ibyo byose nakoze, ukomeje gushaka nimero yanjye, ukomeje kungendaho kubera iki? Wampaye amahoro rwose, reka nigendere undeke, kandi ntuzongere kunshakisha rwose, mbabarira ntuzongere kunshakisha, n'iyi nimero ndahita nyikuraho, ntabwo uzongera kumbona kuko ibi ngibi ni ukumbangamira, urimo urambuza amahoro n'umutekano wanjye. Ubundi ninde waguhaye nimero yanjye? Ntabwo ndi kubyumva. Sami yaramwihoreye aramubwira ati ntabwo uri bugenderega, ntabwo uri bugende tutaganiriye, rwose urambwira ibyakubayeho, ntabwo nakureka ngo ugende. Natali yanze kumuha umwanya, batangira no kurwanira urufunguzo kugira ngo arumwambure yigendere, ariko Sami ararumuhisha amurusha imbaraga, nuko Natali abura ahantu yarukura. Natali yatangiye kurira ati Sami wambabareye nkigendera koko, mbabarira ndakwinginze ngende, ndakwinginze mbabarira unyumve. Sami ati nta hantu uri bujye, kandi rwose ngize n'Imana nta nubwo wasasubira muri uriya mwuga ukora. Niba ushaka rero kugenda, banza ureke tuganire, umbwire amakuru yawe, umbwire ibintu byose byakubayeho, umbwire ukuntu wa mukobwa mwiza narinzi witonda yisanze muri uriya mwuga, none ukaba utakitwa Natali, ukaba usigaye witwa Amanda. Byakugendekeye gute? Natali atari ku bundi ngubwo
ibyo ngibyo urimo gushaka kumenya biraza kukumarira iki? Ubundi se bikurebaho iki? Nuko Sami akomeza amubwira ati njyewe ndashaka kubimenya rwose, ndakwinginze tuganire, njyewe nari nkuzi kuva kera, ntabwo nari nzi ko wakora biriya bintu, natunguwe no kubigusangamo, byagenze bite? Natali ati nta kintu na kimwe ndibikubwire, ese ko abandi bantu bari banzi kera, iyo bambonye batabyibazaho bikomereza gahunda zabo, ni ukubera icyo wowe byagushishikaje? Ubundi urabishakira iki? Sami ati ntawamenya, buriya wabona bo babumva babe bitabashishikaje, ariko njyewe birampangayikishije cyane, nanjye sinzi impamvu, numva rwose kukubona muri uriya mwuga numvishije bintesheje umutwe. Mbwira Natali, ngaho mbwira, niteguye kukumva, iki cyakubayeho? Natali yakomeje kumbwira ati nta kintu na kimwe ndibuvuge, kugeza unkinguriye nkigendera, kambi niryamiye, ubundi nkwihorere, nubishaka urafungura, niba utegereje ko nkubwira kandi sindi buvuge. Natali yahise yirambika aho ngaho ku buriri, Sami nawe aramwihorera yanga kumukingurira. Bamaze nk'iminota 10 batarimo kuvugana, nuko Natali nawe wari wifitiye ibitotsi kubera kutaryama ijoro ryose, atangira gusinzira kuko ntiyamenye n'igihe ibitotsi byamutwariye. Natali yabaga ananiwe cyane kuko amasaha y'ijoro yose yabaga yibereye mu muhanda ari gutega, yagira Imana akabona umukiriya nyine akajya mu kazi, ntabwo yabaga yasinziriye. Umwanya yabonaga asinziramo wabaga ari ku manywa, none aho kugira ngo asinzire nawe yari wawukoresheje aza kureba Sami. Yashidutse rero ibitotsi byamutwaye, nuko arasinzira kandi asinzira cyane. Aho Natali yari aryamye, Sami yari amwicaye imbere arimo amwitegereza yibaza ati ese ubu ni iki cyakubayeho umukobwa mwiza koko? Ndabizi neza kuri buze gukanguka no kukanganiriza ukambwira. Natali we yari yisinziriye, ariko igihe cyarageze nuko aza gukanguka, ariko mu gukanguka kwe ashigukira hejuru abona Sami amwicaye imbere arimo aramwitegereza. Natali ati mana yanjye we, mbega inzozi ndose ukuntu ziteye ubwoba, mana we nizo zinkanguye. Sami ati none se urose ibiki biguteye ubwoba? Natali ati Sami, nibigendanye na kariya kazi nkora, kariya si akazi pe, erega bazana akatwicaramo kuko duhuriramo na byinshi biteye ubwoba, nubwo kaduha amafaranga ariko kariya si akazi umuntu yakabaye akora. Sami ati birumvikana kariya kazi kanyu rwose umuntu ashobora guhuriramo na byinshi biteye ubwoba. Natali ati bizwi natwe tugakora, njyewe ntacyo nabona nkubwira, ni twebwe tubyiyiziye. Sami ati none se Natali twaganira? Nuko Sami akomeza kumubwira ukuntu yifuje kuganira nawe kuva cyajya kimubona bikanga, agakomeza kugeza naho yabonye nimero ye kugira ngo babashe kuvugana. Ati none rwose ubwo ngize amahirwe tukaba turi kumwe amaso ku maso, nyemerera tuganire rwose, mbabarira umbwire ni ibiki byakubayeho, ni iki cyabaye kuri wa mukobwa mwiza witondaga waje kwisanga muri kariya kazi koko? Natali nuko aramaze ati ariko se ubundi Sami unzi ute kuva kera ku buryo watunguwe no kumbona muri kariya kazi? Ni ukubera iki byagutunguye bikanagutangaza cyane? Sami yatangiye kumubwira ukuntu yamumenye kuko bari barize ku kigo kimwe mu mashuri yisumbuye. Gusa Sami ubwo yari mu mwaka wa nyuma wa 6 usoza, Natali we yari mushya muri icyo kigo, yigaga mu mwaka wa 4. Ati nubwo nta byinshi byaduhuzaga ariko nari nkuzi, kandi nta kibi nari nkuziho kuri umukobwa mwiza kandi ufite imico myiza, ku buryo na bagenzi bawe b'abakobwa twiganaga najyaga numva bakuvuga, kandi nta kibi numvaga bakuvugaho. Bavugaga ko uri umukobwa mwiza ndetse benshi bifuza no kuba bakubera inshuti rwose. Rero nari nkuziho kuri umukobwa w'inyangamugayo kandi w'imico myiza. Turangije kwigaho ntago nongeye kumenya amakuru yawe cyane, gusa muri bike namenye umwuga wakoraga
kuko naje kumenya ko waje kwiga nursing ukiga nyine ubuforomo, naje kumenya ko wabaye umuforomokazi. Numvise binshimishije cyane, mbihuza n'imico yawe n'imyifatire yawe, numva rwose ushobora kuba waravuyemo umuganga mwiza, kuko nari nzi ko uri umuntu mwiza kandi ukunda abantu. Rero natangiye no kujya numva nifuza ko twabonana, nifuza kuba twabonana tukaganira nyuma y'iyo myaka myinshi yari ishize, ariko sinabashije kukubona. Rero iki gihe nicyo nari nongeye kukuboneraho, niyo mpamvu nifuzaga ko twaganira ngo umbwire ibyakubayeho, byakugendekeye gute. Natali ati Sami, ese ubundi ubwo ni ukubera iki wakomezaga kumva ushaka kumenya amakuru yanjye wifuza no kumvugisha? Sami ntiyamushubije, ahubwo nawe yahise amubaza ati none se Natali, wowe ntago wigeze ushaka kumenya amakuru yanjye nyuma y'aho ndangirije kwiga nkava muri kiriya kigo? Natali ati yego, numvaga nshaka kuyamenya ariko ntago nabijyagamo cyane. Nuko atangira kumubwira ati kuva tukiri ku ishuri urabizi ko hari umukobwa mwakundanaga cyane witwaga Emi, couple yanyu yari izwi cyane, bigatuma abandi bakobwa tugutinya tutanakwegera ngo tukuvugishe. Rero nyuma naje kumva amakuru ko mwakomeje gukundana cyane, rero nza no kumenya yuko mushobora kuba mufitanye ubukwe. Ni icyo kintu rwose mperuka kumenya, ko wowe na Emi mufitanye ubukwe, nta yandi makuru yanyu namenye. None se ahubwo nkwibarize Sami, mumeze mute wowe na Emi? Amakuru ya Emi ubundi mufitanye nk'abana? None se rwose ubu ngubu nizere ko mufitanye urugo rwiza cyane, kuko mwarakundanaga cyane kandi mwari mumaranye n'igihe kinini. Couple yanyu rwose yari izwi mu kigo kandi bigaragara ko mufitanye urukundo rutari uburyarya. Rero na nyuma yaho kumenya ko mwakomeje gukundana, twumvaga nyine ari inkuru nziza y'urukundo nyakuri, mwari mubereye benshi icyitegererezo. Rero Sami, nta bindi bintu namenye, gusa Emi uze kumunsuhuriza. Sami byamujyanye kure cyane, ariko ahita yigarura amubwira ko we na Emi nubwo bakundanaga cyane kandi couple yabo yari izwi hose kandi ari intangarugero, ko nyuma y'imyaka myinshi cyane yashize bakundana ko batabashije gukomezanya. Nuko mubwira ukuntu byagenze, amubwira ko bitagenze neza, ko Emi yaje kwishakira undi mugabo, ko we akibereye aho ngaho akiri ingaragu. Natali yumvise ukuntu byagenze, yarebe n'ukuntu Sami ari kubimubwira afite agahinda, nuko amusaba imbabazi, nuko amubwira ko atari abizi, ko atabimubwiye agambiriye kumubabaza no kumukomeretsa, ko ahubwo ko ari uko yari azi kuko byaba byaragenze kose we na Emi ubu ngubu ari umugore n'umugabo, cyane cyane ko yari yaranumvise n'ayo makuru ko bakoze ubukwe. Ati rwose ntakubeshye, numvaga ubu ngubu mufitanye n'abana ndetse bakuru, kuko nkurikije igihe numviye ibyo bintu by'ubukwe, rwose Imana ibaye yarabahaye umugisha mukaba mwarabonye urubyaro, mwakabaye mufitanye abana. Rero Sami umbabarire, ndakwinginze mbabarira pe. Sami yahise amubwira ko amubabariye kandi ko atamurenganyiriza, ko atigeze amenya ayo makuru. Nuko noneho Natali nawe arafunguka, atangira kumuganiriza, amubwira ko amakuru yumvise ariyo, ko yari yarize nursing muri kaminuza ndetse ko yari n'umuforomo ku bitaro bimwe, ariko ko nawe bitamugendekeye neza. Amubwira ko hari kese bigeze kugira umurwayi akaza gupfa, nuko timu yose yari yakoze kuri uwo munsi bakayihagarika, ariko we yahuriyemo n'ibyago bikomeye, ko na diplome ye baje kuyica. Nuko amubwira ko muri kanso ishinzwe abaforomo n'ababyaza ko diplome ye bafashe umwanzuro wo kuyica, ko ubu ngubu ameze nk'utarize kandi amashuri yarayize akayaminuza, kandi ari nawe muntu wagiraga amanota ya mbere. Nuko Sami abyumvise biramubaza cyane, agahinda karamwica, ati hangane niba ari uko byakugendekeye, mbega inkuru imbabaje. Natali nyine yamubwiye ko ari uko byagenze, ko nawe nta kindi kintu yari afite yakabaye abikoraho. Nuko Sami atari ko se ukuntu wambwiye inkuru yose, ko bisa nkaho urengana koko, ko bisa nkaho wowe gupfa k'uwo murwayi nta hantu wahuriye nabyo,
kuki ari uko byakugendekeye? Natali ati Sami, nanjye ndabizi neza ko ndengana, ariko nawe nyine iyi si urabizi ukuntu iteye, urabizi neza ko hari igihe uba urengana ariko nyine imyanzuro ikaza igaragaza ko ari wowe munyabyaha. Rero ndabizi neza ko ndengana, ariko nyine ni uko nguko babyanzuye bitewe n'abantu twari turimo kuburana. Gusa nyine nawe icyo nshaka kuvuga ubwo ngubwo uracyumva. Gusa nyine icyo nshima Imana ni uko bashoboraga no kumfunga ariko bakaba batarabikoze. Rero ibyo ngibyo kuba bitarabaye nabyo bishimira Imana. Nuko Sami ati ubwo ndabyumva, wabona ariyo mpamvu wahise wihitiramo kuza kwicuruza ubonye ko nta na diplome ugifite ngo ube washaka akazi ahandi. Nuko Natali ati cyane rwose nawe urabyumva, naricaye mbona ibibaye, ndeba ukuntu nzabaho biranshanga, nibaza ukuntu ngiye kujya mu maso ya muzehe wanjye wanyishyuriye bimugoye, nkamubwira ubusa ngo diplome yanjye barayiciye ngo nakoze amakosa umurwayi arapfa. Numva rwose ibyo bintu sinabishobora, byarananiye neza neza, narabyihoreye kubera nakoreraga kure yo mu rugo, nta muntu n'umwe wigeze amenya ibyambayeho. Ndicuruza nyine nkabaho nkibonera amafaranga nta bindi. Muzehe nawe nyine akirwa yicariye iyo ngiyo mu cyaro yicinye icyara ngo umukobwa we ni umuganga, ariko nyine nubwo mbizi ko mba mbeshya ariko nta kundi kuntu nabigenza. Wenda umunsi umwe nimbona igishoro gifatika nzatangira ubucuruzi uyu mwuga nkureke, ariko mu gihe nyine bitarakunda icyo gishoro ntacyo ndabona, none se nabigenza gute? Nakora iki se? Kandi ko ngomba kubaho, nta kundi kuntu nabigenza Sami. Sami byakomeje kumubabaza ati Natali rwose ihangane, ariko niba ubinyemereye kuva uyu munsi ntuzasubire muri uriya mwuga kuko rwose kariya si akazi. Natali ati rega nanjye ndabizi ko atari umwuga, ubu se urumva nakora iki kindi? None se urumva koko bikwiriye kuko nasubira kwa papa nkamubwira ukuntu byose byangendekeye? Rwose ntabwo nabikora, yakiyahura yahahamuka, kandi sinshaka ko ibyo biba. Rwose rero nanjye ndabizi rega nta nubwo biba binyoroheye, uzi nk'iyo abantu bari banzi kuva kera iyo bambonye ukuntu bigenda. Ese ubona njyewe mba nshimishijwe no kugenda nububa ngira ngo abandi bantu batambona? Ntabwo binshimisha. Ese ubu wabuze agahinda nsigarana iyo maze kuryamana n'umugabo? Ariko se ntabwo nabona ukuntu mbikubwira, ntabwo nabona ukuntu nkubwira nanjye ibikomere mpuriramo muri kariya kazi, rwose ntabwo binyoroheye. Sami byakomeje kumubabaza ati kuva kera nari nkuziho gusenga, rero jya ukomeza usenga, Imana izagucira izindi nzira. Natali ati Sami, Imana nasenze ngo imfashe indenganure ntinyumve koko nkabura byose, ibizi neza ko ndengana, harya ubwo iyo Mana irahari? Rwose ibyo gusenga byo ntuzongere no kubimbwira. Sami disi yumvishe Natali yarahungabanye cyane, nuko amusezeranya kuzamuba hafi uko byagenda kose. Ati humura, kandi kese yawe nzayikurikirana, hanyuma nzagufashe ngushakire abantu bakuburanira, nuko uhabwe ubutabera urenganurwe. Ntabwo bikwiye, diplome yawe humura bazongera bayiguhe. Natali ati ibyo ngibyo rwose narabyibagiwe, ntuzirwe urwana nabyo kuko abantu muburana nabo barakomeye cyane, kandi n'ibitaro nkoreramo byarantereranye, rero ndakwinginze ibyo byihorere, nzikomereza ubundi buzima. Sami ati rwose njyewe ndabigusezeranyije nzabigufashamo, kandi uzabibona ko bizakunda. Bakomeje kuganira, noneho buri umwe yisanzuye ku wundi amubwira byose ntacyo amukinga. Bisa nkaho ibyo bihe byo kuba bari kumwe bombi bose bari babikeneye, ko ahubwo ari uko iminsi yari yarabatandukanyije, ni ukubashiduka n'amasaha yigiye imbere bagomba gutandukana. Nuko ariko mbere y'uko batandukana, Sami wari wumvishe Natali avuga yuko azava muri ako kazi ajya kwikorera, ahita amubaza ati ariko se Natali, urumva ukeneye nk'amafaranga angahe kugira ngo uzabashe kujya gutangira bizinesi yawe uve muri kariya kazi?
Natali yahise yamubwira, hanyuma Sami ati njyewe ndemeranya kugurize kandi nta n'igihe ntarengwa ndi buguhe uzayanyishyuriraho, nta n'inyungu ndi bugusabe, gusa ikintu ndi bugusabe ni kimwe Natali, ngaho mbabarira unsezeranye ko nuramuka ubonye icyo gishoro ndi buguhe kuva uyu munsi wa none utazasubira muri kariya kazi, rwose nsezeranya ko utazasubira kwicuruza, biri bube amateka kuri wowe. Natali yanze kubyemera, atari ko se koko ibyo urimo kumbwira urakomeje, ese ubwo uri kugira ngo wumve icyo mvuga? Sami ati sinkubeshya Natali, njyewe amafaranga ndayaguha, ariko nawe kuri iyo kondisiyo nyine y'uko utazasubira muri kariya kazi. Natali ati Sami, niba koko uri buyampe nanjye ndagusezeranya ko ntazongera gusubira kwicuruza ukundi, rwose birahinduka amateka kuri njyewe, ese ubwo naba nsubirayo gukora iki? Rwose kariya kazi nkakora ntagakunze, mba mfite isoni n'ikimwaro, ndetse rwose mba numva bigayitse cyane, nanjye ari ibintu ntakabaye nkora, ndetse sinagusobanurira n'agahinda mba mfite, ni akazi nkora ntagakunze, mbese nyine ni amaburakindi. Rero ntago nzasubirayo ukundi pe, nzagerageza amafaranga ugiye kumenya akoreshe neza ku buryo nzayakwishyura vuba bidatinze, kandi rwose urakoze cyane, nta nubwo nabona amagambo nabona nakoresha abasha kugushimira kugira ngo wumve ukuntu ibintu nkoreye ari ibintu bikomeye cyane. Sami yahise amubwira ko amafaranga ari buyamuhe mu minsi ikurikiraho vuba bidatinze rwose, ati ngaho ugenda wiga umushinga wawe neza, kandi niwumva unkeneye ubufasha bwo kuba wenda nakugira inama ku bigendanye n'iyo bizinesi ushaka gutangira, rwose ndahari, inyunganizi zose wakenera, ikintu cyose wakenera wambwira, rwose ndakwiyemerera yuko niba ukeneye ko nkuba hafi ndi bubigukorere. Rwose Natali mbabarira ntuzasubire muri kariya kazi, ikibazo icyo ari cyo cyose wagira cyatuma wumva ushaka gusubirayo, ndahari ku bwawe rwose mbabarira. Natali ati humura rwose Sami, ntago nzasubirayo ukundi, rwose ngiye gutangira ntekereze kuri uwo mushinga ngukore neza, hanyuma rwose nanjye nzakora uko nshoboye kose, ntuzicuze ngo utangire wicuze kuko uba warampaye amafaranga yawe. Basezeranyeho, nuko Sami amusezeranya ko vuba bidatinze azamuhamagara akaza kuyafata cyangwa se nawe akayamushyira. Muri iyo minsi, ku munsi Sami yari yateganyije ko ari bujye kureba Natali akamushyira amafaranga, mama yahise amuhamagara amubwira ko amushaka, nuko Sami aravuga ati reka mbanze njye kureba mama wanjye, mbanze numve ikintu anshakira, hanyuma njye kureba Natali inyuma. Yaragiye atangira kuganira na mama we, ariko nubwo baganiraga nyine yabaga arimo kwitekereza gahunda afitanye na Natali n'ukuntu ari bujye kumureba. Mama we hari igihe yamuganirizaga akabona Sami ameze nk'uhari adahari, akabona asa nk'aho ari kwitekereza ibindi bintu, asa n'uwagiye kure. Mama we rero wari usanzwe azi agahinda Sami yari amaze iminsi afite, wari usanzwe uzi agahinda nyine yasigiwe n'umukunzi we bakundanaga Aime, yatangiye gutekereza ko Sami wenda yaba yasubiye muri ibyo bihe, kubera ko akimara gutandukana na Aime yari afite agahinda kenshi cyane, nabwo yakundaga kumera nk'uwigunze, asa nk'urimo gutekereza ibintu byinshi, kandi agakunda kuba ari wenyine cyane. Nuko mama we n'ubundi amubonye abona ameze nk'uwasubiye muri ibyo bihe, nuko atangira kumubaza ati mwana wanjye koko bite byawe, imyaka 4 yose Aime agusize na n'ubu nturabasha kumwibagirwa koko? Kuva yagusiga usigaye wicara ukigunga, ukamera nk'uwatwawe n'ibitekerezo cyane, rwose mwana wanjye wakihanganya uriya mukobwa ukamwikuramo. Ibyo bintu burimo umutekereza wakabaye warabirenze, nk'ubu we yifitiye abana, afite n'umugabo, wenda baranishimye bimereye neza, naho wowe uracyabaswe n'ibyo bihe byahise bya kera, ukomeza gutekereza bikakujyana kure. Rwose nawe iyo paje y'ubuzima mwaciyemo wowe nawe mugikundana wakabaye warayirenze, ugashaka undi mukobwa mukomezanya ubuzima, ukongera ukishima, ukamwibagirwa burundu.
ntabwo ugomba kumutaho umwanya wawe rwose, ahubwo ujye ushima Imana ko mwatandukanye mutari abana, kuko wenda nibwo aba yaraguhemukiye cyane akanakubabaza bikabije. Yamubwiraga ibyo kubera ko Aime barakundanaga cyane ku buryo abantu bose bari babizi. Uwari uzi Aime yabaga azi na Sami, rwose bari abantu bose bari bazi cyane ko bakundana kandi bazi ko bakundana urukundo rwa nyarwo. Rero Sami kumwikuramo byabanje kumugora cyane, byari byaramunaniye. Niyo mpamvu mama we yakomezaga amubwira ati Aime n'uwahahise wahawe, rero umureke agume inyuma iyo nyine, ahubwo wowe utangire utekereze ku mukobwa mwiza mwazakomezanya urugendo rw'ubuzima. Sami yari yakomeje kumutega amatwi nta kintu ari kumubwira, mugahita amubwira ati erega mama humura, ibyanjye na Aime nyine byararangiye kandi sinkimutekereza ukundi nk'uko wowe uri kubitekereza. Rwose humura, Aime naramwibagiye burundu, ntago nyimutekereza. Akimubwira gutyo, Nathalie nawe yahise amuhamagara amubaza ati ese ko arambwiye kuri buze kundeba, byakugendekeye gute? Sami yahise amubwira ati nagiye kureba mama wanjye kandi hari igihe ngera hano mama rwose ntiyifuze ko mpaba, bigukundiye waza ukandeba nuko nkaguhereza amafaranga yawe, hanyuma tukazaba tubonana ikindi gihe kuko ndabona mama atari bunde kure vuba. Nathalie yahise amubwira ko nta kibazo, nuko Sami aramurangira, hanyuma Nathalie ahita afata akamoto kugira ngo aze kumureba. Ntabwo byatinze, mu minota mike yari ahageze, nuko umuzamu iwabo ahita aza kureba Sami ati hari umukobwa ugushaka. Yabimubwiye na mama we yumva, nuko ahita amubwira ati genda umubwire ngo ndaje murebe. Sami yahise agenda nuko ajya kureba ahantu yari yashyize sheke yagombaga guhereza Nathalie, nuko ahita agenda nyine ngo ayizane ayimushyire. Mama we wari wumvishe ibyo yakomeje kubitekerezaho, ati umukobwa uje kureba Sami hano, uwo nguwo ngomba kumumenya. Sami ubwo nawe yahise amara gufata sheke aragenda ajya gusuhuza Nathalie, nuko arayimuhereza ati Nathalie ngaho ugenda utangire bizinesi yawe, kandi rwose nzaza kukureba vuba bidatinze ndebe n'ahantu usigaye ukorera. Nuko ahita amubwira ati umbabarire kuba ntaguhaye karibu, ubutaha rwose wenda hari igihe bizakunda, ariko ubu ngubu nta karibu nguhaye kuko rwose mama iyo abonye mvugana n'umukobwa ahita atangira gukeka ko ari umukunzi wanjye, akabigira ibintu birebire kandi atari byo, nuko njyewe bikambangamira. Rero wihangane, ndi kumwe na mama, ntabwo nshaka ko abona ko turi kumwe, ahubwo reka ngende. Akimubwira gutyo, mama wa Sami nawe yari arimo aza yivugisha ati ariko buriya Sami kubera iki akomeza kumpisha, buriya uzi ko wabona afite umukunzi, ese buriya yagiye ambwiza ukuri, kuki saba adashaka kumunyereka kandi kumwirebera rwose, ntabwo uwo mukobwa yagenda ntamubonye. Sami ubwo yashakaga gukata ngo asubire inyuma Nathalie nawe ngo agende, mama we yari amaze kuhagera, nuko ahita atangira kubwira Sami ati Sami kubera iki wari wampishe ko ufite umukunzi koko, ese ubwo nari kumutwara iki? Nuko ahita atangira kwegera Nathalie ashaka kumusuhuza, aturahuma mbega ukuntu umukunzi wawe ari umukobwa mwiza. Nuko atangira kumubaza ati ese ubwo ngubwo nawe kuko wari ubyemeye wari ugiye kugenda utambonye? Nathalie yashatse kugenda biranga abura uko abigenza, nuko nyine barasuhuzanya na mama wa Sami, nuko mama Sami atangira kumubaza amakuru ariko akomeza no kumutakagiza ati ariko nukuri uri mwiza, none se ubwo bwiza wabukurikije nde, papa cyangwa mama? Nathalie isoni ziramwica maze ahita amubwira ko asa na mama we cyane, nuko mama Sami araseka ati numva afite amatsiko yo kuzamubona nawe. Nuko aramubwira ati ngaho rero ni karibu, muze rwose muze mu rugo mwicare unanganirize. Nathalie yabanje kumera nk'uwanga kubera ibyo Sami yari amaze kumubwira, nuko
Mama Sami ati ariko se ko mutaza, nuko ahita yongera arahindukira areba umuhungu we Sami ati ariko se Sami wari kuzakomeza kumpisha uwo mukobwa kugeza ryari koko, harya ngo muba mushaka gukora za surprise abana bubuye, ubu se koko ntabwo wabonaga ko igihe kigeze ngo mumenye, gusa nyine ntabwo ndi bukurakarire kuko witegereje neza. Bose bahise baseka, nuko ahita ababwira ati ngaho reka ngende ndebe ibyo mbategurira, dore murantunguye ariko ntago nabura icyo mbazimanira rwose, ngaho nimuzi. Yabagiye imbere, abandi nabo basigara bahagaze aho ngaho, Natali yumiwe, Sami nawe yabuze ikintu yavuga. Yamaze kwigira imbere ho gato aho atabumva, maze Sami atumva bare Natali, ntago rwose nari nzi ko ari uku nguku biri bugende. Rwose mana yanjye ni ibingibi nangaga, none dore birabaye. Natali atumva barere Sami, nanjye ntago nari nzi ko biri kugendekere gutya, iyo mbimenya mba nagumye mu rugo nkategereza igihe uri buzire, rwose ntago ibingibi nari mbyiteze, ntago nari mbizi. Nuko Sami ati byabaye nyine nta kundi byagenda, ngaho rero komeza wigire nkaho dukundana, wigire nkaho uri umukunzi wanjye, rwose mama sinamukira, ntago nakira krize noneho yagira. Ndabigusabye ihangane bigerageze agahe gatoya hanyuma wigendere, ariko mama wanjye mukire, ntabwo iri joro rwose namukira, byamera nabi. Nuko Natali ati nta kundi nyine nabigenza, reka mbyemere, none se nakora iki? Nuko Sami akomeza kumubwira ati byose byatewe na depression nasigiwe na Aime akimara kunsiga, none ahubwo mba mbona njyewe narakize, mama ari we usigaranye iyo depression kundenza. Abahangayitse cyane azi ko ntazongera gukunda ukundi, kuko hari n'igihe cyageze no kuvugisha umukobwa byonyine ubwabyo simbashe kubishobora, rero azi ko nagendaniye ko, azi ko ibihe nk'ibyo ntazongera kubisubiramo, niyo mpamvu afite ubwoba bwinshi cyane. Iyo ambonanye rero n'umukobwa aba yumva ari ibindi bindi, buriya rwose ahise agira ngo uri umukunzi wanjye, kuko yari azi ko nta mukobwa nkivugana nawe. Sami yakomeje kumusobanurira ati buriya mama byamurenze kubona noneho ndi kumwe n'undi mukobwa akaba yaje no kundeba hano mu rugo iwacu, buriya nyine yumvise ari ibintu bidasanzwe, rwose ngaho mbabarira ugende kandi ubikore neza, umwereke ko unyishimiye cyane, adakomeza kongera kubabara, kuko aba afite impungenge ko nshobora no kutabona undi mukobwa unkunda nanjye nkamukunda nk'uko byari bimeze hagati yanjye na Aime. Nuko Natali ati Sami wisobanurira rwose byinshi, nanjye ibyo bihe mwanyuzemo ndabyumva, humura rwose mama wawe araza kwishima. Nuko ahita amubwira ati ahubwo ngwino tugende, adatangira kurambirwa. Bahise bagenda batangira kuganira, mama Sami ariko yabishimiye cyane, yari yakunze Natali ku buryo budasanzwe. Bakomeje kuganira ariko hashize akanya Natali arasezera ngo atahe. Mama Sami ati ntibishoboka, none se aka kanya koko nibwo ukigera hano, none ngo uratashye, rwose ntabwo ndi bubyemere, ugomba kurara. Natali yamukomeje kumubwira ukuntu atagomba kurara, ariko umukecuru ntabyumve, atugomba kurara rwose tukaganira tugashirana urukumbuzi. Nuko Sami nawe atangira kuvugira Natali ati mama rwose ndabizi ukuntu ugira urugwiro ukunda n'abantu, ariko ntago Natali yarara ngo bikunde, wenda azarara ubutaha yabiteguye. Natali nawe akomeza kumwumvisha ko atagomba kurara, ko wenda cyokoze ubutaha aribwo ashobora kuzarara. Mama Sami nawe ageze aha arabyumva ati nizere ko ubutaha rero uzarara nk'uko ubinyemereye tugashirana urukumbuzi. Natali ati kuko nzaba nabiteguye nta kibazo rwose nzabikora. Bahise basezeranaho, hanyuma Natali arataha, Sami aramuherekeza maze aramubwira ati Natali umbabarire ku byabaye, ariko nanone ntabwo ndi kubyicuza, kuko nshimishijwe n'ukuntu mama yishimye cyane, mama wanjye yakwishimiye ku buryo budasanzwe, nizere ko ubutaha uzabyemera ukaza ukarara nk'uko wabimwemereye mukarara muganira. Natali ati reka rwose, nagira ngo mpikure ntabwo nshobora kuzarara, unyihanganire
ntabwo nabikora. Sami ati ndakwinginze ntuzababaze mama wanjye rwose, wenda ntuzabinkorere, uzabikore kubera mama wanjye. Natali ati ariko se Sami, ubundi urinda umbwira ngo ubutaha nzaze ndare, ntabwo uzi imipango yanjye nawe y'uyu munsi ko byari ukubeshya? None se ubwo ubutaha nabanje gukora iki? Kandi nyine byari ukujijisha kuri uyu munsi bikarangira. Nuko Sami ati Natali ndakwinginze niba inshuro uzabinkorere, ngaho tekereza ukuntu nabwira mama wanjye ngo umukobwa twakundanye namuzanye kumwereka umunsi umwe, none rwose ngo duhise twongera turashwana. Mama wanjye agira umutima woroshye cyane, ajya arwara n'umutima, ntabwo nshaka ko azagira crise. Natali ndakwinginze rwose ntuzambabarize mama. Natali ati Sami ntabwo ibyo bintu byo gukomeza kubeshya twabigumamo rwose, reka tuvugishe ukuri, genda umubwize ukuri, nta kintu bitwaye. Sami ati ndakwinginze mbabarira rwose ubinkorere, ndakwinginze ndabigusabye mbabarira unyumve, ntabwo nshaka kongera gusubiza mama mu bihe yamazemo iminsi rwose, kuko yari yarihebye nawe yarahungabanye, aba ampangayikiye cyane. Rero ndakwinginze komeza ugerageze, wenda ningera igihe nkabona ni ngombwa ko namubwiza ukuri nzabimubwira ariko atari nonaha. Natali yabitekerejeho arebye n'ukuntu Sami yamufashije, yumva nawe agomba kumufasha, ati nta kibazo nzabikora. Natali yahise amusezeraho ati reka ngende nyine ntangire nkore bizinesi kandi nyine wakoze cyane. Nuko Sami ati ngaho ugenda utangire ukore kandi nyine amahirwe masa, nzagusura vuba aha bidatinze ndebe n'ahantu ukorera ndebe ukuntu bimeze. Nuko Natali arigendera, Sami nawe aragenda asanga mama we aho yari ari. Mama we yakomeje kumushimira cyane, amubwira ukuntu afite umukobwa mwiza bakundana kandi rwose yabonye ari n'umunyangeso nziza. Nuko aramubwira ati rwose uzi kwitegereza, nyuma y'igihe cyose umaze rwose noneho wagarutse umeze neza cyane. Sami arisekera aramwihorera, ati ariko mama nawe rwose ntukajye ukabya. Mama we ati ariko rwose ntago ndi gukabya, ibyo ndimo kuvuga nibyo. Bakomeje kuganira, mama we agakomeza amubaza byinshi kuri Natali. Sami nawe utari ubizi bimwe na bimwe akabura n'ikintu amusubiza. Nuko mama we atari ku bundi kuki uri kwanga kubimbwira, mpereza nimero ya telefone mwihamagarire. Sami yabanje kuyimwima, mama we akomeza guhatiza ati ariko se urangira iki ko mvugana n'umukazana wanjye? Sami yageze aha arayimuhereza kugira ngo adakomeza kubabara. Nuko mama we ahita ahamagara Natali atangira kumubaza ko yagezeyo amahoro. Natali aramubwira ati nta kibazo nahageze amahoro. Nuko ahita yongera kunyibutsa gahunda bahanye ko ubutaha azaza kubasura akarara. Natali ati rwose nabikwemereye kandi humura nzabikora. Baratandukanye ntibagira byinshi bavugana, ariko n'ubundi mu minsi yakurikiyeho mama Sami yahamagaraga Natali amubaza amakuru, amubaza uko yiriwe, amubaza uko ameze. Nuko Natali nawe nyine bikajya bimutera isoni, atari ko se umuntu azajya ahora amuhamagara njyewe ntamuhamagara. Nuko akanyuzamo nawe akamuhamagara, ariko barangiza kuvugana akiseka, atari ko se Imana yanjye ibi bintu koko nishoyemo bizarangira gute? Byagumye aho, Natali nawe yikomereza bizinesi ye, yakoraga cyane amanywa nijoro, yumva rwose agomba gukora uko ashoboye kose kugira ngo azabashe kubona amafaranga yishyura Sami, kandi nawe abona yagumana gukoresha kugira ngo bizinesi ye itazahomba. Yakoraga cyane rero uko ashoboye kose, Imana iramufasha imuha umugisha akabona birimo birakunda. Mama Sami nawe niko yabonaga iminsi ikomeje kuba myinshi, nuko atangira kumwishyuza ati nibuka ko wanyemereye ko uzaza kunsura ukarara. Natali yakomeje kugenda bikwepakwepa, ariko agira ahabona rwose nta hantu azabicikira, nuko ageze aho arabimwemerera. Mu kujyayo uwo munsi ariko byaramutangaje cyane, kuko yasanze bisa nkaho famiye ya Sami yose yateranye. Bashiki be bose bashyingiwe bari bahari uko ari batatu, n'abagabo babo ndetse n'abana babo, mbese wagira ngo ni ibirori byabaye. Sami akimara kubona mama yatumiye abo bantu yaramutonganyije cyane, ati ariko nawe mama
kuki rwose wirukansa ibintu koko nk'ibi ngibi byari ngombwa? Mama Sami ati ariko se ninde wakubwiye ko ibyishimo byawe aba ari ibyawe gusa, akaba ari iby'umuryango? Ibyishimo byawe ni ibya twese. Bashiki bawe nabo bagomba kuza bakamenya ko rwose usigaye ufite umukobwa, kandi bakamenya ko ibirori byanyu bagomba gutangira kubyitegura hakiri kare, bakamenya n'umukazana wanjye. Ese uragira ngo bazahure na muramukazi wabo mu nzira bagirane ibibazo cyangwa se amakimbirane batamuzi? Rwose bagomba kumenya hakiri kare. Ese ubundi urabahishira iki ko bagomba nabo kuzamumenya? Sami ati ariko se mama, ni ukubera iki koko ibintu nk'ibi wabikoze utambwiye? Umukecuru aramwihorera, nuko ahubwo atangira kumuserereza amubwira amagambo menshi. Sami ageze aho abonye nta kindi yabikoraho nuko araseka aramwihorera. Sami wari ubonye abo bantu bose bateraniye aho yabuze icyo avuga, nuko abura ikintu yabwira Natali ngo amumenyeshe uko byagenze. Ati nimubwira ko abantu bangana gutya bahuriye hano ntabwo ari buze rwose, reka mwihorere, nawe nagera hano ndabizi ari butungurwa nandakarire, ariko biri buze kurangira. Natali yaraje, akimara kuhagera amaze kwinjira abonye abantu bose bari aho ngaho nuko arumirwa. Yatangiye gutekereza wenda ko ari ibindi birori baba bagize bakaba batabimubwiye, nuko ariko ntiyagira ikintu abaza Sami, aricara ngo wenda we aze kubimwibwirira. Rwose byari bimeze nk'aho ari umugeni bari bagiye kwakira. Yakomeje kwifatafata ariko biranga, nuko ageze aho yongorera Sami ati ariko se hano habaye iki? Ubwo kandi nuko bari bicaye mu ntebe zabo aho ngaho imbere, nuko Sami ati nta kintu cyabaye, nyine nuko mama yashatse ko akwereka umuryango wacu wose. Nuko Natali ati koko utambeshye? Sami ati yego nta kindi kintu cyabaye. Nuko Natali ahita amwongorera ati ariko mana yanjye sha famiye yanyu irahinda koko. Nuko Sami araseka, bose baraseka. Nuko aramubwira ati none se nawe wabibonye, turahinda cyane rwose, nawe nuzayizamo uzaze witeguye nyine kuzajya uhinda nkabo, nuko nguko twabaye nyine. Natali ati njyewe nyizamo? Bahise babona ko bose batangiye kubabona, batangira kubabwira ati muganire cyane twese natwe twumve di. Nuko bareka gukomeza kongorerana, batangira kuganira n'abandi bose hamwe. Bashiki ba Sami nabo bari bamwishimiye cyane, bishimiye ko Sami nyine n'ubundi yasubiye mu rukundo kandi ko asigaye yishimye akabasha no guseka, bakomeza no kumuserereza. Batangiye kubabaza ibibazo bitandukanye, babaza utubazo twinshi, batari ko se mwamenyanye mute, mumaze igihe kingana gute mukundana, ninde wabwiye undi bwa mbere ko amukunda, ese ni iki wamukundiye, n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Bakomeje kubabaza ibibazo byinshi cyane bitandukanye, birumvikana ko gusubiza byabaga ari ukubeshya. Hari igihe bibagirwaga nyine ibyo bavuze imbere bagashaka kwinyuramo, ariko bagahita bigarura bakumvikanisha ko inkuru yabo y'urukundo iryoshye cyane. Nuko abari babateze amatwi nabo bakumva rwose barakundana cyane. Nta muntu n'umwe washoboraga kumenya ko ibyo barimo kuvuga ari ibintu bari guhimbira aho ngaho, barimo kubeshya kugira ngo babashe kuryoshya inkuru. Rwose bashiki be bari batangajwe no kumva ukuntu bakundana cyane, nuko bahita bababaza bati ese ko twumva mukundana cyane, ubukwe bwanyu ni ryari? Bababajije gutyo noneho bahita barebana babura icyo bavuga. Sami yakomeje guceceka ntiyagira ikintu avuga, nuko Natali nawe abonye yakomeje kwicecekera ahita amureba aramubwira ati ese sheri, buriya hari ubwo twarenze imyaka 2? Bashiki ba Sami bati reka imyaka 2 yose? Ubwo se mwaba mugikora iki ko mukundana, ko twagushimye, ubwo se haba habura iki koko? Nuko Sami ati rata arababeshya agira ngo yumve ikintu muvuga, ntago tuzarenza uyu mwaka tudakoze ubukwe. Bahise bitirira hejuru. Sami yari afite bashiki be b'abanyabirori cyane rwose, bati ntiwumva ahubwo musaza wacu umwe rukumbi tugomba kuzamukorera ibirori by'agatangaza, tugomba gutangira ahubwo kubitegura aka kanya.
rwose Sami uzagira ubukwe butigeze bubaho, turagushyigikiye cyane rwose, musaza wacu umwe rukumbi agomba kuzahacana umucyo, turahari ku bwawe. Bahise bishima cyane, nuko batangira no kubyina, nuko batangira no kwifotoza, babwira Nathalie ngo naze bifotozanye ari kumwe na musaza wabo. Nathalie acyumva ibyo kwifotoza ubwoba bwaramwishe, ati ntabwo bishoboka Sami, rwose nakoze ibintu byinshi ariko ibi byo kwifotoza byo sindi bubikore. Sami ati ariko se kubera icyo utagomba kwifotoza, ndabizi ko ibintu byose turimo kubeshya, ariko ngwino twifotozanye. Nathalie ati ntabwo nabikora, tekereza nk'abantu banzi kera ndi indaya, ubu ngubu koko bagira ngo iki? Ibaze haramutse hagize nk'umuntu umupostinga ifoto nuko bakambona akabibwira nyine bashiki bawe, ubwo byagenda bite koko? Sami yaramubwiye ati impungenge zawe rwose ndazumva, ariko none se uzi ko nyine igihe kitazagera hakagira nk'umuntu wari ukuzi kuva kera ukubona no mu muryango wundi uzashakamo, none se wabigenza gute nyine bibaye usibye kwihangana ukabyakira? Humura rwose nibiba ndagerageza kukuvugira mvumvishe ko wabivuyemo burundu utagikora uwo mwuga. Nathalie yarabyanze ati ntabwo bishoboka rwose Sami, ntabwo ngomba kwifotozanya nabo kereka nubaha kondisiyo y'uko batagomba gupostinga. Sami ati byose bishoboka bite koko? Ubu ngubu umuntu ushobora kugenda nkabimubuza akabinyemera ko atari bubikore, ariko nkashiduka yabikoze. Ihangane Nathalie, ihangane nibimenyekana nzagerageza kukuvugira, mubwire rwose ko wabivuyemo burundu, kandi rwose bazakumva. Erega bashobora no kukumva ntibabikurenganyirize, none se ubu ngewe ko turi kumwe turi inshuti, kandi nzi neza ibyo wakubayeho n'ibyo wakoraga byose. Humura rwose ihangane, nta kibazo bibuze guteza. Nathalie yabonye nta kundi yabigenza, nuko arabyemera batangira kwifotozanya. Barifotoje batangira kwishima cyane, n'ibyo yatekerezaga byose ko bashobora gupostinga arabyibagirwa. Batangira kwifotoza arirekura nta na kimwe yikinga, nuko ibirori byabo by'uwo munsi bikomeza kuryoha cyane kubera ukuntu nabo bari bakunze Nathalie. Nathalie wari wakomeje kugira ubwoba, ariko ubwoba yari yagize n'ubundi byaje kurangira umwe muri bashiki ba Sami ashyize ifoto hanze ku mbuga nkoranyambaga, nuko abantu bamukurikiranaga bakibona havamo umwe wigeze kuba mu gipangu kimwe na Nathalie umuzi neza agikora umwuga wo kwicuruza, wari inshuti nyine n'uwo mushiki wa Sami. Nuko ahita amwandikira aramubwira ati ese uyu muntu mbona wanditse ngo muramukazi wawe kuko urakomeje? Nuko mushiki wa Sami nawe wakundaga kuba yibereye kuri telefone ahita abona iyo message, nuko ahita amwandikira ati byihoreresha, ni muramukazi wanjye rwose, musaza wanjye yaratomboye, yabonye umukobwa w'igitangaza, ni umwana mwiza, namukunze cyane, sinjye uzarota ahubwo amuzanye batazamumutwara. Uwo muntu yese museka cyane ati se muri kumwe ngo wigire hirya gatoya tuvugane? Mushiki wa Sami yahise abitarura, nuko aragenda atangira kuvugana n'uwo muntu, atangira kumubwira byose. Atuma uwo mukobwa rwose yakoraga akazi ko kwicuruza, gusa simuheruka yarimutse, twabanaga mu gipangu kimwe, ariko rwose ni umudandaza amagara cyane. Uwo mukobwa ni indaya, ntiwemere ko ashuka musaza wawe ngo amutekere umutwe, ubwo wabona musaza wawe ntabyo azi, rwose ntimubyemere. Mushiki wa Sami yakomeje guhakana ati ntabwo bishoboka, ntabwo Nathalie yaba yarigeze yicuruza. Nuko uwo muntu aramubwira ati njye ndabizi neza, rega twabanye mu gipangu kimwe, sindi kubikubwira, ndamuzi neza rwose, ntabwo ndi kukubeshya. Nuko ahita amubwira ati nimba utekereza ko nkubeshya, reka nze nguhereze na nimero z'abandi bantu twabanye mu gipangu kimwe muri icyo gihe, hanyuma ubahamagare, wenda ngewe wagira ngo ndimo ndakubeshya. Yahise azimuhereza koko, nuko arabahamagara kugira ngo yishirire amatsiko, ariko bose bamubwiraga bimwe bati iyo ni indaya yitwaga Amanda, rwose niba yaraje agatekera umutwe musaza wanyu arimo aramuhemukira, mumubwira bivemo hakiri kare.
Mushiki wa Sami uko bavuganaga niko yafataga rekodi kugira ngo aze kumvisha abari bari aho bose icyo kiganiro, bataza kugira ngo nawe arimo kubabeshya. Bamubwiye byose ntacyo bamukinga, bamubwira ko usibye nyine ubwo buraya ubundi babonaga yibombaritse mu gipangu asa nk'aho ari umwana mwiza, ariko ari indaya yakamejeje. Bati rwose nta kintu umusaza wanyu azaba ajyanye, ashatse yabivamo hakiri kare. Mushiki wa Sami yarababaye cyane, agahinda karamwica acika intege, yicara aho ngaho hasi no guhaguruka biramunanira, ahubwo atangira kurira ati musaza wanjye Sami urambabaje rwose. Yarariza cyane avuza induru, bose barahurura bajya kureba. Baraje bamusanga aho ngaho yari yicaye, batari ko subaye iki, urimo kurizwa n'iki, kuvuga ngo Sami arakubabaje, Sami hari ikintu yabaye. Yakomeje kuvuza induru ati Sami rwose yaragowe, reba nawe ibyo Aime yamukoreye, twese twari turi mu bihe byo kwitegura ubukwe, none ndebera nyuma yo gutandukana na Aime inda ije kumutekera umutwe. Umukobwa wicuruza koko Sami musaza wanjye waragowe, ni ukubera iki urukundo rutajya ruguhira, ni ukubera iki koko ari ibyo bintu bikomeza kukubaho? Ese ni iki kintu wakoze, ni iki kintu wacumuye ku Mana kugira ngo uri guhanwa kuri urwo rwego koko? Batangiye bose gucangamukirwa, batangira kuyoberwa ibibaye. Nuko Natali wari utangiye kumva avuze iryo jambo, atangira gutekereza ko ibyo yakekaga byabaye, ko hari umuntu umuzi wamubonye, nuko ashaka gutangira guhunga, ariko Sami amufata akaboko ati ndakwinginze wigira aho ujya. Yamugumye iruhande aramufata aramukomeza ati tuza kandi wikarume, wigenda rwose guma aha ngaha. Natali yarahagumye arahagarara, ariko umutima wenda kumuvamo. Mushiki wa Sami nawe ariko akomeje gusakuza, nuko ahereza telefone ye muri umwe mu bo bavukanaga ati ngaho nawe ndebera izo message abantu banyandikiye nkimara gupostinga iyi foto turi kumwe na Natali, iyi ndaya yiyise Amanda. Nuko ahita afata telefone asoma za message zose, ahita afata na ya rekodi. Nuko abari aho bose barumirwa bati ntabwo bishoboka, ntabwo Sami twakomeza kukwemerera ibyo bintu byo gukundana n'uwo mukobwa. Sami yari afitemo mushiki w'umwe wari umunyamahane kubi, yahise aza yegera Natali ashaka no kumukubita, atangira no kumufata mu ijosi ameze nk'aho ashaka kumuniga. Nuko ariko batangazwa no kubona Sami ahagaze aho ngaho yikarumye, nta n'ikintu na kimwe byamuhungabanyijeho. Batangira kumutuka bati ariko se Sami ko tubona wowe ukomeye umeze neza, ibyo bintu wari ubizi koko? Wari uzi ko uyu mukobwa yicuruza? Sami ati njyewe nari mbizi neza, ariko yabikoze kera, ubu ngubu ntago akibikora. Rwose nimutuze mwikomeza guhungabana ngo munampangayikire cyane, uyu mukobwa ntago iyo mico akigenderamo. Baramututse bose bati ese ubwo nta soni, ninde wakubwiye ko wabaye indaya ayiba rimwe koko? Ntago bishoboka, ntago mushobora gukomeza gukundana, murekura agende, wikomeza no kumufata, murekure se nikagene nikava aha ngaha tutaragakubita. Sami yakomeje kubabwira ati ariko se kuki muri gukomeza kumutuka, mwamuretse koko ko ibyamubayeho namwe mwese byababaho? Nuko bose batangira kumutera hejuru, ibyari ibyishimo bihinduka isoko, hahinduka urusaku rwose. Bamwe batangira no gukomeza gushaka gukubita Natali, ariko Sami nawe akomeza kumufata aramukomeza ati hibeshye hagire n'umuntu n'umwe umukoraho. Mama Sami ubwo we yari yicaye aho ngaho ari kurira, agahinda kamwishe, yibaza ukuntu umuhungu we rwose yatuburiwe n'umukobwa, ati ukuntu kabaga kibombaritse kigeze agakobwa keza, nta n'umuntu n'umwe washoboraga kubikeka. Natali yumvise bimurenze, ahita ababwira ati rwose ngewe mwikomeza no kuntuka, nta nubwo uyu musaza wanyu dukundana, byose byari ukubeshya, byari ukujijisha,
ntago njyewe na Sami dukundana. Yahise ababwira ukuri kose k'imipango yabo bakoze kugira ngo ababeshye, nuko arababwira ati nimushyire umutima hamwe, mwikomeza guhangayika, mwikomeza gushinja musaza wanyu mumushinja amakosa, muvuga yuko yakundanye n'umukobwa wicuruza. Ngaho rwose nimutuze, njyewe nawe ntago dukundana, nimundeke na nigendere. Nuko Nathalie akomeza kwishikanuza abwira Sami ati Sami wandekuye nkigendera koko, ndekura rwose nigendere, reba ibintu nishoyemo ngo ndimo kugufasha, famiye yawe yishime, none reba ibibaye, reka nigendere. Bashiki bakimara kubyumva na mama Sami barishimye cyane, batese koko Sami ntabwo mwigeze mukundana, nuko nguko byagenze, tubwire niba ari byo rwose tunezerwe twongere twishime, tubwire rwose twishime niba umukobwa utamukunda. Sami uko bakomezaga kumubwira bati uwo mukobwa niba kuko utamukunda nk'uko amaze kubivuga ngaho murekure yigendere, nuko bakomeza no kumubaza bati none se nyine kuko nibyo ntabwo umukundana nk'uko amaze kubivuga, rwose Sami tubwire dushyitse imitima mu nda kuko ibi bintu byaturenze. Sami yahise abasaba bose gutuza ati icyo ndibuze kuvuga cyose mugomba kucyakira, kuko gukunda Nathalie no kutamukunda byose ni uburenganzira bwanjye. Bashiki be bati nyine niba utamukunda tubwire, tubwize ukuri dushyitse imitima mu nda kuko ibi bintu byaturenze, ntabwo turimo kubyakira, ntabwo turi kwakira ukuntu waba ukundana n'umukobwa wicuruje. Sami yabonye ibimaze iminsi bimurimo nta kindi gihe cyo kubihishura, maze ahita avuga ko akunda Nathalie bya nyabyo bitari imikino. Ati byatangiye nyine ari imikino, ariko ubu ngubu ndagira ngo mbamenyeshe ko nta mikino irimo, ndamukunda by'ukuri kandi ndamukunda cyane. Bose baratunguwe babura aho bakwirwa, ariko cyane cyane Nathalie byaramurenze maze bimutera n'ubwoba, ahita yishikuza Sami ku mbaraga, nuko arirukanka arahunga, nuko arigendera. Amaze kugenda Sami basigaye bamutunganya cyane, bavuga bati ntago byumvikana, ntago turimo kubyumva, ese wabuze undi mukobwa wakunda muzima koko? Ese ubwo koko nibyo urimo uratubeshya Sami? Sami yakomeje kubumvisha ko ibyo arimo kubabwira ari ukuri, ko atarimo kubabeshya, ko akunda Nathalie cyane kandi ko yifuza kubana nawe. Baravuze bati ibi ntago tubyumva, ntago byumvikana rwose, n'ubundi twahuriye hano turi umuryango, ibyo bintu turabikubujije, niba rwose wumva uko ugomba kuzabana n'uriya mukobwa, umenye ko twebwe tutakiri mu muryango wawe, ugenda ukwawe, uzamukunda ukwawe rwose, twebwe ntago tugushyigikiye. Nuko mama wahita amubwira ati mwana wanjye rwose ndahita nkuca mu bana banjye niba ushyigikiye kugenda ukabana n'uriya mukobwa, umukobwa w'imbobo, ubwo se ubwo wabuze undi mukobwa muzima? Bakomeje kumubwira amagambo menshi y'urucantege, bamubwira ko batamushyigikiye habe na mba, kandi ko mama yamuciye mu muryango, ariko Sami arabihorera ati ni njyewe uzi impamvu namukunze, rwose nimubimparire, njyewe ndamukunda kandi sinteze kumureka uko mwabigenza kose. Bakomeje kumubwira ibintu byinshi bituma yareka Nathalie, bati rwose niba warabuze n'abakobwa beza turabagushakira, ariko uriya mukobwa umureke. Sami aterega ntago abakobwa beza n'ababuze, barahari benshi rwose, ariko uriya mukobwa ndamukunda kandi mumenye ko kariya kazi atakigakora, yarakaretse rwose. Bakomeza kumutuka bati ntago byumvikane, rega twakubwiye ko wabaye indaya atayiba rimwe, ese niki kikubwira ko nimubana atazasubirayo? Ubwo rwose uriya yaguca inyuma, wakicuza impamvu mwabanye. Sami yarabihoreye, igihe kiza no kugera barataha, maze Sami ajya kureba Nathalie aho yabaga. Nathalie akimukubita amaso ati koko Sami ibyo wavuze wari ukomeje? Sami ati nari nkomeje cyane rwose, kandi nendaga kubikwibwirira uri wenyine, nuko byagenze kuriya nyine nkahita mbivugira mu ruhame, umbabarire ko ntari narabanje kubikubwira. Gusa nyine biriya navuze kuriya niko kuri kwanjye, ndagukunda
nari nje kubigusubiriramo ngo mbikubwire uri wenyine wenda wabasha no kunyumva. Nuko akomeza kumubwira ukuntu amukunda kandi ko amukunda cyane. Natali yabuze aho kwirwa ati ntago ndimo kubyiyumvisha. Nuko aramubwira ati Natali rwose nushaka ubyumve kandi ubyemere nibyo njyewe ndagukunda. Nuko Natali ati niba rwose ari na ya sheke wansinyiye umbwire ngurisha ibintu byose mfite hanyuma ngusubize amafaranga yawe aho kugira ngo umbwire ibyo bintu. Nuko Sami aramubwira ati n'ubundi niyo mpamvu nari naratinye kubikubwira kuko nari mbizi ko ushobora no gukeka ko ndimo kuguprofita nkagufatanya n'ibibazo wifitiye nitwaje no kugufasha, ariko ntago ariko biri. Reba famiye yanjye yose yanyanze kubera wowe, babarira nawe ntuntererane ngo upfatanye nabo rwose nawe winjugunya Natali. Natali byaramurenze ati Sami kuva kera naragukundaga, gusa nyine narabyirengagizaga kubera ko nari nzi ko ufite umukunzi. Nayo mpamvu nakubwiye ko nkimara kumenya ko wowe na Aime mufitanye ubukwe byambabaje kuko nahise numva ko bakuntwaye burundu, numva nta handi hantu nzagukura, nirinda no kongera kumenya amakuru yawe ngo bitazambabaza. Nashimishijwe nuko twongeye kubonana ariko nterwa isoni n'uwo nari nsigaye ndiwe kuko nari nzi ko nubwo nagukundaga bwose ariko wowe udashobora kunkunda. Ni nayo mpamvu cyagiye numvisha isoni zinyishe nkahunga kubona umuhungu nakundaga ambonye nsigaye meze kuriya muri kariya kazi. None reba urankunze, famiye yawe ntibishaka. Nuko akomeza kumubwira ati Sami ndanjye ndagukunda ariko gukundana kwacu ndabona bigoranye cyane rwose. Sami yarishimye ko na Natali amukunda ati kuba twembi dukundana nibyo by'ingenzi, ibindi ndabizi neza ko bazagera aho bakabyumva. Batangiye gukundana gutyo, bakundana famiye ya Sami itabishaka rwose, babirwanya cyane, bagira n'aho bakora ubukwe ariko famiye yabo itabyumva. Nubwo ubukwe bari babutashye ariko nta n'umwe wasekaga, nta n'umwe wari wishimye, babaga barimo kwimyoza bivugisha amagambo ku ruhande batabishyigikiye habe namba. Natali yarabibonaga ariko ntako atagize ngo ababere umukazana mwiza, ariko ntabwo bigeze bamukunda rwose habe namba. Gusa Sami we yakomeje kumukunda, abandi nabo gahoro gahoro batangira kugenda bamwiyumvamo, biza kurangira batangiye no kumukunda. Gusa Natali nawe ntako atagiraga ngo abere Sami umugore mwiza, yahoraga yumva amufitiye umwenda wo kumukunda kubera ukuntu yamuhagazeho akamurwanira ishyaka kandi famiye yabo yose itaramushakaga, baranamubuzaga ariko Sami akanga kubumva agakomeza kumwikundira. Sami wari wariyemeje no kumufasha akongera akabyutsa cya kirego cye, byaje gukunda nuko barongera baraburana, nuko biza kurangira abaye umwere. Natali yarishimye biramushimisha cyane ko yongeye kubona diplome ye, ariko n'ubundi ntago akazi yagasubiyemo, yakomeje kwikorera kuko yabonaga bigenda kandi aribwo ahembwa abona n'amafaranga menshi cyane. Gusa ikintu cyamushimishaga ni ukuntu yari yarabonye ubutabera akanabona diplome ye, byose akabishimira Imana ariko cyane cyane agashimira Sami wamufashije. Nuko Sami akamubwira ati nizere ko utazongera kwivovotera Imana kubera ibyakubayeho kuko byose biba bifite ibisubizo. Natali ati byihorere, ubu ngubu iyo nihangana sinjye gushakira ibisubizo mu buraya nka buriya koko nkihangana Imana kuko n'ubundi ntiba yarankuye ku cyavu ikansubiza. Yaratekerezaga ati nka buriya nkuramo ibirwara n'urupfu ntago nari kuba nizize, numvaga ubuzima busa naho bwahagaze kandi nyamara buriya wenda twashoboraga no guhura tugakubitana ntarigeze njya no kwiyandarika kuriya. Iyaba twashoboraga kujya twihanganira ibitubaho tugategereza gushaka kw'Imana
kuko rwose nyuma yo kubura diplome yanjye nari nzi ko ibyanjye byose birangiye ngiye gupfa. None Imana yarakoze gutabarwa kwanjye yakunyujije muri wowe Sami, rwose warakoze kunkunda uko ndi kandi nanjye ndagukunda cyane, nta nubwo nabona ukuntu nagushimira. Nuko Sami nawe amubwira ko amukunda cyane, anamushimira ko yamuhaye urukundo ruzima rw'akataraboneka rwatumye abasha kwibagirwa uwo bahoze bakundana, akibagirwa n'agahinda kose yari yaramuteye. Ati sinari nzi ko nabasha kongera gukunda ukundi. Natali amusezeranya urukundo ruzima ko azakomeza kumukunda kandi ko rwose atazigera yicuza ko yamukunze uko ari. Nuko bakomeza inzira yabo y'urukundo, iby'ahahise babisiga inyuma, bikomereza kwikundanira. Mwakoze cyane rero kubana natwe, ni ahangaha inkuru yacu uyu munsi tuyisoreje. Nizere yuko mwayikunze nk'ibisanzwe rero, kandi mukomeze mwitegure n'indi nkuru nshyashya y'urukundo tugiye kuzabagezaho mu minsi iri imbere. Imana ibarinde, ndabakunda cyane. Wari kumwe na Nema.